Congolaises, Congolais. Banyekongo, Banyekongokazi, nshuti z'igihugu z'inkoramutima, isaha turimo ni y'ingenzi kandi ikomeye cyane. Turi mu bihe bikomeye, byihariye kandi bitigeze bibaho mu mateka y'igihugu cyacu. Icyago cy'ubusumbane no gucibwamo ibice ku gihugu cyacu, ibyo byatangiye guhera mu mwaka w'1960. Ntikiri igitekerezo cy'ahazaza, oya, ubiri kugenda kandi cyane. Ni muri urwo rwego nifuje kwitabaza no kuganiriza ku mugaragaro bagenzi banjye batatu, aribo bwana Corneille Nanga, nyakubahwa Joseph Kabila, nyakubahwa Felix Tshisekedi. Ndabinginze mbikuye ku mutima, nimureke kuba umufatanyacyaha ku bwicanyi bukorerwa abavandimwe bacu. Nimureke gutanga ubutaka bw'igihugu cyacu, ubuzima bw'abaturage n'umutungo kamere mu maboko y'abanzi. Amaraso y'Abanyekongo ntakwiye gukomeza kumeneka kandi mufite uruhare. Nta cyifuzo cy'ubutegetsi cyangwa icyubahiro cyasimbura ububabare bw'abaturage b'igihugu cyose. Nyakubahwa Kabila, nta mpamvu niyo yaba iy'igisirikare cyangwa iya politike ishobora gusobanura ko ukwiriye gufatanya n'abatatanya igihugu cyacu. Inzira yonyine yo gukosora amafuti yacu y'ahahise ni iy'ibiganiro n'ubwiyunge, si ugushyigikira abamunga ubumwe bwacu. Ndagusaba gusohoka Igoma, umujyi wahindutse icyanzu cy'umubabaro, uri mu maboko y'abanzi, tubikesha ubufatanye bw'imbere mu gihugu. Amateka ntiyihanganira ubugambanyi, by'umwihariko nta mateka yihanganira abagambaniye igihugu cyabo. Nyakubahwa Tshisekedi, mufite inshingano n'amateka bikomeye. Nimwe mufite urufunguzo rwo kudatuma iyi generasiyo yacu ibi yarebereye gusa igihe Kongo yasenyukaga. Ndababwiye nk'umuvandimwe, tugomba gutekereza nk'Abanyekongo b'inyangamugayo. Ndabasaba guhura, atari kubw'inyungu bwite zanjye, ariko kubw'igihugu. Tuganire mu bwubahane, mu mucyo, nta rwikekwe, nta buryarya, ahubwo duhuje urukundo n'ubwitange bw'igihugu cyacu. Tugomba gufatanya gushaka igisubizo cyubaka, cyubahiriza ubusugire bw'igihugu cyacu. Yego, mwanyumvishe neza. Niba ari ngombwa ko dupfa kugira ngo Kongo imere neza, yego tuzapfa ariko dupfira igihugu cyacu. Ariko urupfu rwacu ruba rw'ingirakamaro. Uru ni urugamba rwo gukiza igihugu. Banyekongo, igihe kirageze ngo twikure ku ngoyi twamazeho imyaka myinshi. Ayo magambo yo mu ndirimbo y'igihugu cyacu akomeza kuvuga ko twamaze igihe kinini dukandamijwe none tukaba twaribohoye, ntakwiye kuguma kuba amagambo adafite ishingiro. Reka twihagurutse dushyize hamwe, duharanire ubumwe, twange gucibwa intege, twange guhera hasi, duhitemo kubaka igihugu, twubaka ubumwe nyakuri ubwagiye busabwa imyaka myinshi ariko butigeze buzamuka, n'amaraso yose yakomeje kumeneka. Kongo iraduhamagara, Kongo iradutegereje, Kongo idukeneye twese. Ubumwe bwacu nibwo buzadukiza. Imana ihe umugisha Abanyekongo bayo b'intwari. Murakoze. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nanga, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nanga, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins
celle faite à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. baza ngo harya data wamuhoye iki reka mbabazi harya ubu ngubu tuvuge ko kugeza aya masaha Kabila wagambaniye rora gafungwa aya masaha akiri sobuja mukaba mudashobora gufesinga isura y'umubazi cyatumye afungisha umuvandimwe wanyu cyangwa so ku buryo aya masaha mutegereje ko muzakomera birenze ubu ngubu mukabona kujya kumubaza icyatumye rora ahera ishyanga imyaka ingana gutya. Ariko igihugu cya Angola cyasinyanye amasezerano na Zimbabwe ko bagiye guhurira muri Congo, hanyuma Angola isinya ko ibwira Zimbabwe ko mwebwe muzafokasinga ku mavuta, twe ni kuri zahabu. Nongeye ndakahuka ndavuga kurya tuvuge ko iyi ntambara se ifite aho ihuriye n'ubucuruzi. Munyumve neza cyane, Angola mu kwinjira muri Congo cyangwa kuza muri iyi ntambara yo yasezeranye na Zimbabwe ko Angola igomba gufokasinga kuri zahabu, abandi bagafokasinga ku mavuta, kuri petroli. Aravuga ati mwebwe ntituzavangira ku mavuta yanyu, hanyuma Zimbabwe nayo ntizavangira Angola mu mabuye y'agaciro. Akiru Kabila zigera yica kuko Kabila ntabwo mwebwe Kabila azafata nk'iki. Kabila aza kwikosora, yikosora kurinde cyangwa yikikiru kurinde. Aho mujye mufata umwanya mugatekereza kabiri. So nkuko twafashe umwanya wo gusobanura ibyiza bya Kabila, ntabwo ngiye mfite umwanya wo kubisigiriza. Narebye inyungu n'icyo ashobora gushyira kuri iyi revolution n'iyi cause, ariko ntabwo ndanga kugira ngo musigirize, sinzigira musigiriza. Urimo kumva Kabila niba mu by'ukuri understandinga cyangwa ahantu muzacurira, urimo kunyumva? Niba Kabila yarafashe umwanya wo gutekereza kuri cause yacu adatekererejwe akayitekerezaho, bizaba ari ishyano, kandi igihe kizagera mvimuzi impamvu y'ibi bintu byose, kandi nzabivuga ari kubereka ibimenyetso. Mu bimenyetso nzabereka hari video, hari inyandiko, hari amajwi ya buri kimwe, but it's not the right time. Ariko icyo gihe kizagera mbikore. Mwe muri ahangaha revolution twarashize, muri ahangaha mukaruca mukarumira, mwarangiza mugahaguruka mukavuza impundu. Kabila yaje, Kabila Kabila yaje, agiye kuva uyu munsi, agiye guhaguruka agahinda kamwice, avugire abantu bashize kuva ku munota wa mbere. Nababwiye ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, uramusanga ukamubwira ngo databuja, umwanzi yapfuye, ndaje umpake. The
The Update TV. Simbanza kwisegura, do not be offended muri ibi bintu. Do you think ko ibintu umuntu hazi n'amakuru umuntu afite? Do you think ko I can come over here muri aduyi n'abantu mubanzi hano ngiye nkimenida? Wanjijiwe, do you think ko ngewe ntaza akamaro ko kuba abantu bashobora gukorera hamwe? Ibi bintu imyaka tubimazemo, do you think ko ntazi akamaro ko gukorana n'izindi community ku buryo nakumva ko cyose kiri hagati yacu twe nyine? So ubu ngubu n'ubwa mbere ushatse kunyatakishwa. I'm something else. Let me tell you, if I come after you, if I come after you, you will regret. Kandi uzaregretinga wabibona. Je numvaga abantu bari aho ngaho bashobora kuvuga indimi bari aho ngaho araho. You are the one of the educated idiot. Ujana n'ibyo utoraguye ukagenda aho ngaho. Muri ahangaha mwaranga muri mu bitsina by'abagore banyu, uruvugiro rumaze kuboneka, mumaze ku appreciate mubaye abafana. Ntabwo twe turi abafana my friend. Ntabwo turi abafana. Urimo kunyumva? Ntabwo turi abafana. We being in this since it was scratch. Urimo kunyumva? Nta munsi numwe umuntu umwe yigeze kugenda agiye kubwira amakenga aravuga ngo ibyo Godfather avuga ngo yabaye aduyi. Aramubwira ati yabaye aduyi wawe ntiyabaduyi cyari cyo. Urimo kunyumva wowe wanjijiwe? Iyo ujangaha ukazana ubusesenguzi uramfata ukangira akagaranya kugirwa abantu mwabaye muti uragera ukavuga ngo mbona ngo Godfather ameze gutya. Niba ukeneye attention yanjye nzayiguha kandi neza cyane nzayiguha, ariko ntabwo nzaguha attention kuri this platform. Nzagushaka muri real life, ngushake muri real life ngo attention yanjye uyibone. Wowe ndi kubwira iki gicucu bitarubayita urugo nyina bamfasha ibintu rwavuze muri space ejo ndumirwa. Godfather ngo is dangerous. What do you mean I'm dangerous? Hasoni message musharinga kandi tugende message ariko maze nanjye nanyobeye. Wewe bambaye ntuza iki kigabo ngo niwe muntu nabonye uhubuka mu buzima, niwe muntu wa mbere nabonye uhubuka mu buzima. Iki kigabo rubayita n'umugore bita Chantal w'umurundi kazi, nibo bantu bahubuka mu buzima bagahurutura ibigambo nyuma bakaza kubiregreta. Wowe rubayita ugende ubaze ngo Godfather ni muntu ki? If you know me ntabwo wakongera kuvuga ubwo busa. Uramutse genda ugoye background check umenye, ntabwo uzongera kuvuga ubwo buryo nk'ubwo ngubwo. So mumeze mute wasikinza attention kuva since day one uyu mwaka wa kabiri. Ninguha attention iza gupostinga. Iyo bimaze kugera muri ibi bintu bikora ku maranga mutima yacu, abantu bari kuva amaraso mu mitima, ntimugakore ikosa ryo kuza gukritika no kuvuga ubusa. Birebe uceceke uzibe. Urazanga kuva ndi umunyarwanda natashi wacu ariko nakuriye muri Kongo rakakurirwa inyongero. Ntabwo nzabihanganira na gato naka na gato. Urukumva? Ntabwo nzabihanganira na gato niri na rimwe. Aho bimaze kutuniga ku buryo nta tolerance nimwe, nta nimwe ku buryo ushobora kuza no kwitambika. We are now a media. Ubu turi media. We can start to speak. Hari n'igihe kizagera tugakoresha n'abanyamahanga kugira ngo ijwi ryacu rigere kure. Tuzahayaringa n'abanyamahanga kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane. We will do. Urumva? So the thing is, never ever try to attack Godfather. Do you know how many times abantu bashatse? Wowe mwinseka mwikwandika we izi ngegera ziraza hano zigakabya abantu barabyutse mu gitondo babonye abana bambaye uniform. Ntabwo muza abana badafite na bote bambara.
abantu barara amajoro uramuraje mwanga murabyagiye muratangiye kubwanuka ngo mutangiye gushyiraho analize no gupima ingegeri razana ikajya no kuri izi platform agatangira gupima ibintu akavuga ati bige amaranga mutima yanyu muri kuzana muri kubizana ku maritiro n'amaritiro y'amaraso y'abaramaze kumeneka ntabyo muzi you have no idea. So nimba ngeze kuri ibi bintu nitwa tugeze kuri izi topic z'iwacu mujye muceceka utega amatwi umuntu umwumve kabiri mbere yuko uza uza kuba kuzana controversial kubyo yavuze. Just make sure think twice ubitekerezeho kabiri wumve ibyo yavuze wumve icyo ashaka kuvuga n'icyo ashaka kumenyesha. Turi kumwe ubyumve neza ubitekereze ubirebe numara kumenya icyo ugomba kubivugaho cyangwa ugomba kumusubiza musubize. Nafashe umwanya wo kubaka izina Godfather kuko shaka ijwi runaka ntabwo ndakora icyo ndakora. Ngiye kuba mutinga gato let me mute you any minute ngiye kuri telefone gato ndahita nongera ngaruke. Alright nari ngiye kuri telefone niko biba bimeze. Iki nicyo iyi niyo mpamvu imwe rukumbi yo kuba ufite igikundiro ushoboye kandi ushobotse. Godfather ni nge muntu wa mbere ushoboye kandi ushobotse. Ndabatangariza ko iryo kanga ryanyu ritazigera rikanda kuri Godfather kuko ikintu kimwe cyonyine udashobora kumpindura cyo nukumpa identité. Ndashaka kubatangariza iki kintu nzavuga ibitekerezo byanjye kandi ntishobora kunsunikira ku mwanzi w'igihugu. Nkunda Rwanda nk'igihugu nkunda community yanjye. Ibi ngibi niyo ntambara ya mbere narwanye kuva mu myaka 4 ishize kuri platform. Ikosa mudashobora gukora nukunyangisha igihugu nkunda. Icyo ni cyambere ntago bishoboka. Nzi mirongo ntarengwa nzi byo kuvuga n'ibyo kutavuga nzi gihe nakorera ikosa nzi gihe naba narenze umurongo sinshobora kurenga umurongo. Nkunda Rwanda nkunda ubuyobozi bw'u Rwanda nkunda umuryango mugari. Do not push me utekereza ko wowe ushobora kuza ngo ugende utwisting. How many times izi nterahamwe zabigerageje bikazinanira bakabatamika ibyo bintu ntabwo bikunda kunshimo niko gucima ku rutare. So ndi capable yo kukurwanya wowe ushaka kunyambika icyo cyashya cyo kungira cyo kumpa identité idashoboka kuri ngiye hanyuma noneho namara kukurwanya kakurwanya n'ibindi bitekerezo numva ngomba kurwanya. Izo ntambara eshatu nkazirwana nkarwanya ikigarasha kakurwanya wowe ushaka kungira cyo hanyuma noneho kanatanga n'ibitekerezo yanjye ko byumva. Ibyo ngibyo nkabimeteninga. Godfather imyaka 4 maze kuri izi platform giye kugera. I think I came here on 2021 niba ntibeshye 2022 nibwo natangiye kuvuga kuri izi platform. I have never ever gukora ibigize ibyaha. Impamvu ntabwo bizigera bibaho. Urimo kunyumva ntabwo bishoboka kuko ni byari narenga imirongo sinshobora njyana nibihe. You think I'm stupid but I'm not. Urumva? So Godfather, I'm not a robot and I'm not that person who you can drive the way you need. Kuva ngo nyura hakora ibivugi kigenzurya never ntabwo ari kuri Godfather. Turi kumwe? Izi kosho de la forêt ziza akaza ngo ngo kuri koze mwama koze muvuga mwe muzi iyo ariyo cyangwa ni ijambo koze gusa. Muzi imvano n'imvano y'urugendo rw'ibi bintu. Muzi abavandimwe muzi abasangira ngendo muzi abo twakuranye muzi abo twariranye abo twabyirukanye abo twambaye box imwe bamenye amaraso kubera ibi bintu. Wewe urahazi igitsina cy'umugore wawe ujanga ko kritika nta soni. Ndavuga generora ukumva unciye nk'amabere ndi kubaza. Ndavuga kuri generora ukumva unciye nk'amabere. Ibi ngibi rizaba ari ishyano duhuje naryo. Kabila aramutse agiye hariya agatangira urugendo general rari mu gihome. Bizaba ari ishyano kandi igihe kizagera mvimuzi impamvu y'ibi bintu byose kandi nzabivuga ari kubereka ibimenyetso. Mu bimenyetso nzabereka hari video hari inyandiko hari amajwi ya buri kimwe
but it's not the right time ariko icyo gihe kizagera mbikore